mikoro hariya hari imirambo ibiri bajyanye si abantu bacu bakomerekeje ubu se ferwafa se bakomerekejwe nande none se bagenzi abafana ba pere babatera amabuye n'abanuzi ntabwo polisi mujyanye umwe wa pere wamukomerekeje uriya segatane kuri umwanda umupira w'amaguru itari ibyo ngibyo kuri ibi bintu rero tugiye kureba amakuru atarambiranye kandi mbyibutsa gukanda subscribe utari wayikanda nanyure kuri runo rubuga adakoze subscribe kabisa. Tukaba tugiye kureba rero uburyo ki uyu mukino uzatangira. Nzabaha na advice abanyarwanda umupira bazawuveho bajye bareba uw'abandi bakina gusa bo byarabananiye. I think ndabibona nkabona the spirit buriya isi ikintu cyose, the spirit behind it, the attitude, the winning spirit, the one thing ndayibona nkabibura. Gukina umukino cyangwa ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari ukujyamo gusuka, ariko ndabibona. Komisiyo ishinzwe amarushanwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa iraterana inama y'uwa mbere saa 5 ifitanye umwanzuro ku mukino wa Bugesera FC na Sport wahagaze utarangiye kubera umutekano muke. Uyu mukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona wabereye kuri stade ya Bugesera ku wa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025 wahagaze ku munota wa 57 kubera impamvu Bugesera FC yari ifite ibitego bibiri, aho igitego cya kabiri cyatsinzwe kuri penalty cyabayemo inkomoko yose y'izo mvururu. Abafana batangira gutera amabuye mu kibuga. Nyuma y'iyo minota 15 umukino uhagaze, abari bawuyoboye harimo komiseri wawo Umunyemana hanzuwe ko rero tukaba twasanze umukino uko uteguye. Inama yabaye ya Ferwafa hakaba hari havuyemo umwanzuro ugira ati uyu mukino ntabwo uzahagarara burundu, ahubwo uyu mukino uzakomeza. Ariko bikaba byanzuye yuko kubera Rayon Sport ari yateje imvururu ikaba izagaruka mu kigo. Ushaka kugura ibikoresho bya electronique twandikire kuri iyi nimero tugiye gushira muri video, tuguhe ibikoresho camera stand, tuguhe amatara ya big line na microphone. Karibu.